kwambara amayo jaune aba ari imbaraga n'ubwenge biri kumwe, biba binasabwa ngo ubu unafite ekipe ikomeye kugira ngo ubashe kuba watwara Tour du Senegal. Hari igihe uvuka udafite iyo mpano yo kwiga, nimba umwana avutse akumva arimo arafiringa ikintu yumva ashaka nko kunyonga igare, ako kanya uwo mwana nyine impano ye ni igare, ntuza kumwigisha ibindi bintu bitandukanye we n'ibyo atekereza, icyo gihe umuhatira. Ni ahantu uzasanga umwana avuye mu wa mbere akagera segonderi akayirangiza, yaza kuzana diplome ugasanga amanota ni 0. Nshuti bakunzi ba Igire TV, yaba uri hanze y'u Rwanda cyangwa mu Rwanda, tuguhaye ikaze. Nako kandi tugusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru tukugezaho ajye akugeraho byihuse, kandi numara gukanda iryo jambo subscribe mukakaze k'umutuku wongera kandi garagaza inzogera kugira ngo notification ya video dushyizeho ijye kugeraho. Nkuko rero musanzwe mubizi, tusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye ariko yibanda ku bujyanye no kwigira, tugira ngo dufashe societe nyarwanda kwigira mu bikorwa bitandukanye. Ariyo mpamvu ubu ngubu twakiriye muri studio umutumirwa, turatangira twibwira. Amazina yanjye bayita Munyaneza Didier, mfite imyaka 21, mvuka mu muryango w'abana batandatu, akaba ari ngiye muhereza. Mu kazi nkora ndi umukinnyi w'ikipe nationale mu byerekeranye n'amagare. Ndumva introduction yawe. Hanyuma Didier, mu bushize turabizi watwaye Tour du Senegal, mbere na mbere turaguha festas. Murakoze. Tukomeje kuri iyo Tour du Senegal, ubundi nirihe ibanga wakoresheje kuba warahesheje u Rwanda ishema muri buriya buryo? Ubundi ibanga wakoresheje ryari rihe mu by'ukuri? Ibanga rya mbere uramanza ukizera, ukumva ko byose bishoboka, ukumva ko muri wowe icyo kintu ugomba kugikora. Ikintu cyose wakora utiyizeye wowe ubwawe, nta kintu na kimwe wabasha gukora, ariko hari izindi imbaraga ukenera. Biba binasabwa ngo ubu unafite ekipe ikomeye kugira ngo ubashe kuba watwara Tour du Senegal. Hanyuma wenda mu bijyanye na tekinike n'uburyo bwo gutwara ayo magare, nk'umuntu utabizi, mu by'ukuri ibanga wakoresheje? Ntago nyine navuga ngo na tekinike yanjye cyangwa se iki, namabwiriza ubuvana ku mutoza, kubera ko ahanini ukoze ibyawe bihushanya n'ibyo umutoza, kandi iyo wambaye amayo jaune ukontorwa n'abakinnyi bagenzi bawe hanini, kuko nibo baba bakora bazi uko irushanwa rigenda, nibo baje kubaza mu coach yuko biri gukorwe n'ikindi kintu. Uvuga ngo nta rindi banga navuga nakoresheje rirenze, no kuba mfite ekipe ikomeye, no kuba mfite umutoza ubizobereye uzi ngo ni igiki twakora kugira ngo tubase kuba twatwara Tour du Senegal. Hanyuma tugaruke ku bijyanye na kariyeri yawe yo gutwara igare, ubundi wabyinjiyemo ryari, wabitangiye gute? Nuvuga ngo byerekanye no gutwara igare naritangiye nkiri muto, nari mfite imyaka 16. Urumva ko nari nkiri muto ugereranyije no ku rwego rwo mu Rwanda kuntu batangira igare bangana muri icyo gihe. Nari nkiri mutoya, gusa ni ibintu biba bigoye iyo ugitangira, ariko mu buzima bwose iyo utangiye ikintu kiragora, gusa nabwo iyo hari aho umaze kugera ni ibintu bigenda neza. Byari bigoye gute? Ukuntu byari bigoye, ntabwo naje ngo mpite mfata igare rya siporo. Natangire ku igare ry'ibi single speed, no gare itwara abagenzi ry'imizigo, ugakuraho intebe nkaja kwitoza, nava kwitoza ngasubizaho ya ntebe nkongera ngatwara abagenzi. Niho byazaga kugoranira cyane cyane, kubera ko nyine urumva ni igare riba ritari ku rwego rwandi, ni igare riba ridafite ubushobozi nk'ubwandi magare asanzwe asiganwa. Urumva byanze bikunze binarakugora cyane, ariko ugerageza gukora cyane kugira ngo ugire kure hashoboka, ubashe kubabona nawe rya gare ry'ababigize umwuga. Uravuze uti watangiye gutwara igare ridasanzwe, ababyeyi bo rimwe na rimwe tubona muri societe nyarwanda, rimwe na rimwe babona umuntu yinjiye mu mukino bakabona ntacyo bizatanga, cyangwa se abandi bantu bakaguca intege. Ibyo bintu ntabwo byigeze bikubaho? Ntabwo navuga ngo ntabwo byabayeho, bibaho cyane cyane, kuko ubundi mu Rwanda hari ikintu ababyeyi navuga ko muri rusange, kubera ko ntabwo byaba, ntabwo umubare urazamuka cyane. Nuvuga ngo iyo umwana avutse, umubyeyi we yumva ko directement no guhita yiga, ariko mu buzima dufite uko turemwe, dufite nuko tubayeho, dufite Imana rurema niyigena. Hari igihe uvuka udafite iyo mpano yo kwiga, cyangwa se ukaba ufite impano yo kwiga ariko ukaba ibi amasomo atandukanye. ntuza kumwigisha ibindi bintu bitandukanye we n'ibyo atekereza, icyo gihe umuhatira. Ni ahantu uzasanga umwana avuye mu wa mbere
akagera segonderi akayirangiza, yaza kuzana diporome ugasanga amanota ni 0, kandi buri munsi yagiye ku ishuri kubera icyo kintu ntabwo agikunze. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ntabwo abantu babura kuguca intege, biyobora dore uretse ishuri ubaye ikirara, kuko nyine nimba ugiye gutwara abagenzi ku muhanda ugiye kwitoza babona ko wabaye ikirara, bitandukanye n'uko waba uri ku ishuri. Ariko icya mbere ugaragaza gukomeza kwihangana, bikaba akarusho iyo ufite nk'inshuti cyangwa se abavandimwe babikunda bakongereramo motivasiyo. Turacyari kuri Igire TV, ni televiziyo isanzwe iganira n'abantu mu buryo bwo kwigira. Tubonye urwego ugezeho, umaze kuba icyamamare mpuzamahanga. Mu by'ukuri nk'umuntu ushaka kugira ngo yigire kuri Didier, ufite nawe indoto zo kugira ngo yigire, uramuha nama ki? Inama namuha, icya mbere ni uko we agomba kwizera. Ubundi igare iyo uvuze ngo ngiye gutwara igare, bitandukanye no kuvuga ngo wenda ngo uramanza ngo ugende gake gake. Ni ikintu winjiramo n'amaguru yawe yombi, kuko ni ikintu gisaba kugihereza 100% by'ubushobozi ufite. Hari ibyo witoza ukagenda, ariko hari n'ikindi gice umuntu aba afite ubwe muri we cyo kumva ko ashoboye. Imbaraga zose waba ufite utifitiye icyizere cyangwa se wumve ko hari icyo wakora n'icyo we ushoboye, ntacyo byakumara. Kandi wumve ko ikintu ugiye gukora kiguturutseho wowe ubwawe nta gahato. Nimba runaka yaguhase, byanze bikunze urumva urabikora udashaka. Hanyuma ubu ngubu Didier gahunda ze ziri imbere ni izihe? Mu by'ukuri ufite gahunda zihe mu bijyanye na kariyeri n'ubuzima busanzwe? Gahunda yanjye iri imbere ni ukuvuga ngo hari aho ndi, hari n'aho nkeneye kugera, kandi ubuzima butagira intego n'icyerekezo buragora. Ngo muri plan yanjye bibaye ngombwa ko nshobora kwitabira Tour du Rwanda, ni ukuvuga ngo icyo kintu kiri imbere y'ibindi byose ngomba kumanza nashyira imbere, kuko Tour du Rwanda ni isiganwa international, ni isiganwa twakira iwacu mu gihugu. Ni ngombwa ko tugyitegura 100% kugira ngo tuzabashe kuhagaragara neza, tuzabashe kwitwara neza muri iryo siganwa, kuko kwitwara neza kwacu mu isiganwa ni ibyishimo by'abanyarwanda muri rusange, ni n'agaciro ku gihugu. Ni ukuvuga ngo rero bisabwa ngo dukore cyane, unashizeho umuhati n'imbaraga. Numva ko ari cyo kintu cyaba kiri imbere yanjye cyane mfukasinzeho muri aka kanya, nyuma yo kuba ndangije amasiganwa ari international muri uyu mwaka. Umuntu ufata nk'igitegererezo cyawe mu mukino w'amagare cyangwa se n'ahandi n'indi? Si umwe, ahubwo wenda ni benshi. Hari abantu batubanjirije, harimo Bram Ruhumuriza, Adrien Niyonshuti, Nathan Byukusenge, Obed Ruvogera. Ni abantu baje mbere ubona ko bagifite kariyeri mu igare, ntabwo ari abakinnyi ariko hari ibyo bakora mu igare, batugira inama za buri munsi. Bamwe ni abatoza, abandi ni abaganga. Nibo bantu mfatiraho icyitegererezo cyo kuvuga ngo byibuze nanjye ese nyuma y'igare nzabona ubundi buzima bwegeranye n'igare, kuba nafasha bagenzi banjye ikintu runaka nk'uko nabo badufasha. Mu buryo buri financier cyangwa mu buryo bwo kwiteza imbere, umaze gutera imbere gute? Mbere nari umuntu utifashije, ukeneye ikintu nkagisaba ababyeyi, ukeneye ikintu nkagisaba abavandimwe, ariko muri aka kanya njyewe ubwanjye icyo nkeneye nakibona mu bushobozi bwanjye nkora mu igare, kandi hakaba hari n'uwo nshobora kuba nafasha mu bushobozi nkora mu igare. Mba mu rugo bitandukanye na mbere ngitangira igare, akenshi nabaga ahantu nkodesha, ariko ubu ndibana, mba mu nzu yanjye ubwanjye niyubakiye, kandi byose mbikuye mu igare. Twahoze tubona warakoze save the date, ibijyanye n'ubukwe byo bimeze gute? Ku byerekeranye na save the date, koko nibyo mfite ubukwe kuri 28 z'ukwa 12. Nditeguye, nta kibazo, kandi ni ubuzima biba biri ngombwa, kuko mu igare bisabwa ngo ufite umuntu ugufasha, ukuba hafi. Ushobora kuba ufashwa na mama wawe, ushobora kuba ufashwa n'umuvandimwe wawe, ariko noneho narisuzuma ngiye mbona ko biri ngombwa ko mfashwa n'umudamu wanjye, cyane yuko mfite papa gusa, kandi burya umubyeyi w'umupapa biba bigoranye nk'uko wagira umubyeyi w'umumama. Ni ukuvuga ngo rero muri aka kanya impamvu nateguye igikorwa cyo kuba nashaka ni uko nkeneye umuntu mba hafi, tuganira, tugahuza ibitekerezo, no kuba nakontora wa musaruro nkura hehe, nkura mu igare akaba yabimfashamo. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro nkavuga ati ngiye ku bwanjye ndumva nkwiye kuba nashinga urugo, cyane yuko ndi umusore ndibana. Nararebye nsanga icyo kintu gishobora kuba cyamfasha kuba nakomeza kariyeri yanjye neza. Ubutumwa utanga ku bantu badukurikiye mu by'ukuri nabo bashaka kuzagutera imbere nkawe ni ubuhe? Ubutumwa muri rusange natanga, igare ni umukino mwiza, wigiramo disipurine,
ukwigisha kubana n'abantu, kubera ko ntabwo ushobora kuba mu igare utabana n'abantu, ntabwo bishoboka. Udafite umutima wo kuba muri sosiyete ntabwo bishoboka, kubera ko igare gutsinda bisaba gufashanya. Urumva udafite umutima wo kuba muri sosiyete ntabwo wagufasha, kuko nyine ntabwo ushoboye kwisanzura kuri bagenzi bawe. Kandi igare ni ikintu kigufasha mu buzima busanzwe kuba waba uwo uriwe cyangwa se uwo ukeneye kuzaba we. Mbega kiguha imyitwarire myiza, kandi ni ikintu cyagutunga mu buzima busanzwe ukaba wakwibeshaho. Habaye hari umuntu uri hanze wumva ko igare rimurimo kandi arikunze, ni karibu. Abakinnyi baba bahari yabegera, urugero nkanjye ndahari, yaza nkamugira inama. Kandi ntabwo ari ibintu bigoye, ni ibintu byoroshye kuko natwe twabinyuzemo. Ntabwo ari ibintu bigoye cyane, kubera ko muri aka kanya biroroshye, dufite abantu benshi b'abakinnyi ushobora kunyuraho bikaba byakorohera, kubera ko icyo gihe cya mbere wasangaga mu Rwanda harimo nk'abakinnyi 10-12, mu gihe muri aka kanya bari hejuru y'100. Bivuze ngo biroroshye cyane kuba wareba umuntu wanyuraho akaba yagufasha kuba wakwinjira mu mukino w'igare. Didier, umuntu ushaka kugukurikira yakubona gute? Kuri Facebook ni Munyaneza Didier, Instagram nayo nuko. Hari uwaba nkeneye kuba twagira inama twungurana, kuko wenda ntabwo njya bamugira inama gusa, nakumva ko nagira abandi inama. Hari n'uwabona hari uko wenda ameze bitandukanye nuko nakagombye kumera, akaba ashobora kuba yangira inama. Mu rugo ni ku Isaswara mu karere ka Nyabihu nk'uko nabitangiye mbivuga. Nkunze kuba ndiyo akenshi iyo ntaye mu mikino, niho hantu umuntu yambaririza, nizo adresse zanjye ushobora kunsanga. Turagushimiye cyane Didier. Sasa nawe murakoze.